Muraho neza abadukurikirana hano kuri Yuhir, nkaba nitwa Tuyishimo de Prince, nkaba ndi umunyeshuri wimenyereza ubuganga mu mwaka wa 4. Uno munsi nkaba nshaka ko tuvugana ku kintu bita stress, sibyo? Ubundi stress ni iki? Stress ni situation yose iburimo igusaba kugira ikintu uyikoraho ako kanya cyangwa ugahura na consequence mbi. Nukwango iyo situation ishobora kuba ari biologique mu mubiri w'umuntu, sibyo? Cyangwa ikaba ari sociale mu buzima bwawe, aho mu byo ubamo, mu byo tubamo byose nyene tugendeye ku buzima busanzwe, sibyo? Ariko noneho habaho ubwoko bubiri bwa stress, sibyo? Habaho stress iri acute stress. Acute stress ni stress imara igihe gitoya. Nukwanga kwa kundi niba uri umunyeshuri ufite nk'ikizami, sibyo? None ukaba wumva stress nyine kiguteye akantu nyine ko kumva yuko utamerewe neza mu mubiri, nyine wumva ufite ubwoba n'iki byose. Iyo ni stress imara igihe gito kuko nyuma y'icyo kizami ubuzongera ukamera neza, sibyo? Cyangwa ukaba ufite nk'ikintu ku kazi kawe cyihutirwa ugomba gukora vuba cyangwa n'ibindi bintu byo mu buzima busanzwe, sibyo? Ariko noneho icyo cyo kimara igihe gitoya. Noneho iyo ntago ariyo tugiye kuvugaho, sibyo? Iyo ntago ariyo tugiye kuvugaho kuko iyo izamo n'ibintu byinshi, hazamo bya trauma, hazamo trauma psychological, hazamo PTSD, ibintu nk'ibyo byasaba igihe kirekire. Ariko noneho ngiye ndashaka ko dufocusing kuri stress yitwa chronic stress. Iya stress umuntu agira ntamenye yuko anayifite, sibyo? Akayimana n'igihe kirekire byatari, sibyo? Kandi bikazamutera ibindi bibazo byinshi bishobora no kuvamo indwara zaba zo mu mutwe cyangwa mu mubiri bisanzwe cyangwa mu social life, sibyo? So chronic stress rero ubundi abantu ibintu bikunda kwitera cyane cyane ni ibintu bitatu. Hari byinshi ariko tugiye kuvuga kuri bitatu. Ubundi hari akazi k'umuntu. Akazi ke hari abantu bamenyeye ko akazi kabo kari stressful, sibyo? Karimo stress, bakabimenyera gutyo ugasanga nuko bibereyeho, barabyemeye, barabyakiriye. Ariko twese turabizi neza yuko akazi karatandukanye, utuzi turatandukanye. Abakora igihe gitoya cyangwa ibintu bike kandi bakanahembwa menshi, ntawamenya, nta formule bigira. Abandi bagakora byinshi bakanahuriramo n'ibibazo, cyangwa ugasanga nyine akazi kabo karatandukanye n'abandi cyane, nyine birumvikana. Ikindi gitera abantu chronic stress ni relationships baba barimo. Relationships zabo, abafriend babo, sibyo? Abaravers babo baba bafite relationship, baba bafite n'abandi bantu mu buzima busanzwe. Ikindi ni family problems. Mwabizi ibibazo biba mu miryango ni byinshi cyane, sibyo? Ntago nabivuga hano mbirangize, ariko twese tuba twarabiciyemo, bibaho, twese turabizi, sibyo? Ikindi wenda twavuga ni abantu baba basanzwe bibanira n'izindi ndwara runaka, umuntu akaba abana n'ubwandu, sibyo? Bukaba bwamutera stress bitewe nuko yabyakiriye cyangwa niba ataraniyakira, sibyo? Akabana nayo bimutera stress, noneho wenda ugasanga nabyo bimugizeho n'izindi ngaruka zirenze kuri ubwo bwandu, sibyo? Cyangwa abantu babana n'izindi ndwara umuntu abana nazo ubuzima bwose, yaba kanseri, amakanseri cyangwa amadiabete, ni indwara nyinshi cyane umuntu ashobora kubana nazo, twese turabizi, sibyo? Cyangwa akagira zikamutera stress. N'abashobora no guterwa stress n'indwara zisanzwe cyane zindi, kubera ko buriya iyo hajemo ikindi kintu cyo kumva yuko utamerewe neza mu mubiri, cyo kumva yuko ubuzima bwawe buri mu kaga, nta kuntu na kumwe bitakwafekta mu bwonko bwawe, sibyo? Bibaho, sibyo? Noneho ikindi navuga ni izi symptome zishobora kukwereka yuko ufite chronic stress. Zishobora kukwereka yuko mugenzi wawe afite chronic stress, cyangwa mu family member wa afite chronic stress, ku buryo wabasha kumufasha. Symptome ya mbere ni fatigue, umunaniro. Ariko noneho wa munaniro uhoraho, sibyo? Akaryama, akabyuka akinaniwe, agahora ananiwe, umunsi wose akirirwa ananiwe. Ariko noneho akiyongeraho yuko anafite noneho no kumva yuko agifite ibintu byinshi byo gukora. Nubwo ananiwe ariko kumva agifite ibintu byinshi byo gukora, akeneye kubyirukankamo n'iki byose. Iyo ni chronic stress, yimaze igihe kirekire, sibyo? Yimaze igihe kirekire nibwo uyita chronic. Iyo akaba ari symptome imwe yayo, sibyo? Ariko noneho indi symptome ugasanga noneho niyo agiye kuryama agira insomnia. Noneho ni kubura ibitotsi. Noneho yajya no kuryama kwa kundi abantu basanzwe bashobora kuryama amasaha 7 8 wenda nibo bibashije,
noneho we no kuryama amasaha 3 nijoro bikamubera ikibazo, cyangwa yanaryama nijoro akabyuka atazi n'ikimubyukije, kandi yangiza akabura ibitotsi, ugasanga biramwafekta no kumanywa, noneho ntago ari no kubasha kumererwa neza kubera ko atasinziriye neza nijoro, sibyo? Noneho ikindi ni ukuba gutekereza, iyo ari gutekereza uwo muntu, sibyo, aba afite disorganized thinking, sibyo, ibitekerezo bye ubumva bizenguruka, ntago agifite focus ku kintu kimwe, sibyo? Iyo gutekereza, tuvuge niba turi kuvuga ikintu ukumva atekereje ibindi, ukumva avanze n'ibindi, ukumva agira gute, ibyo byose bikwereka yuko umuntu ashobora kuba afite ikintu kiri kumustressa, sibyo? Kandi iyo bimaze igihe kirekire nawe urabyumva bijya muri ya ndwara ya chronic stress, sibyo? Noneho ikindi ni social life y'uwo muntu nayo ugasanga irimo iraba affected, sibyo? Kubera ko iyo ufite stress numva iyo udatekereza neza, ntusinzira neza, uri irritable, sibyo? Kandi noneho ugasanga wa muntu wenda hari abantu usanga batarajyaga barwara cyane, sibyo? Ariko ugasanga ahora afite noneho indwara zindi zihora utwo infection uduki twose, turwara tw'abana, iki byose ugasanga kuko stress ishobora kukwafekta igatuma ugira indwara nyinshi mu buzima bwawe, sibyo? Noneho icyo rero nicyo ndi kuvuga yuko amasymptome ya stress yo ni menshi, ariko reka tube turekeye aho, ayandi yose namwe murabyumva. Stress, iyo umuntu avuze stress twese tugira ukuntu tubyumva, sibyo? So noneho ikindi ngira ngo tuvugeho ni indwara zishobora guturuka kuri no stress, chronic stress, sibyo? Indwara zishobora guturuka kuri no chronic stress ni indwara zo mu mutwe hamwe n'izo mu mubiri bisanzwe, sibyo? Izo mu mutwe cyane cyane ntanzeho nk'urugero iyi ndwara bita depression, sibyo? Kubera ko ubushakashatsi bwaje kwerekana yuko, sibyo, iyo umuntu agize chronic stress hari uturemangingo two mu bwonko bwe cyangwa ibice by'ubwonko bigabanuka muri size cyangwa uko byanganaga, noneho fonction yabyo igatakara. Noneho iyo itakaye urumvikana yuko uwo muntu ubwonko bwe ntabwo buba bugikora neza nk'umuntu usanzwe. Ubwo bushakashatsi bwerekanye ibyo, bwaje no kwerekana yuko no muri depression yayindi bita major depression cyangwa agahinda gakabije, umuntu wagize agahinda gakabije mu buzima cyane nawe mu bwonko bwe nuko biba bimeze, bikahita byerekana yuko chronic stress is related to depression. Urumva ni mental disease nyine ishobora guturuka kuri chronic stress. Iyindi wenda twavuga nk'ama anxiety ni kwa kundi umuntu ahora n'ubwoba bw'ibigiye kuba, kandi wenda nta n'ikigiye kuba, ukumva ahora n'ubwoba bw'ibintu byose, ahora yumva adatuje mu mutima we. Iyo ni anxiety. Tuzigiyemo mental illnesses twabivugaho byinshi, ariko reka iyo ni example imwe. Iyindi izindi ndwara zijyanye no ku mubiri w'umuntu natangaho wenda nk'urugero izo bita autoimmune diseases. Kwa ko buriya chronic stress ishobora gutera autoimmune diseases, ni indwara zituruka kuri the fact yuko abasirikare bo mu maraso, abasirikare bashinzwe kurinda umubiri, noneho barimo barawataka uwo mubiri, aho kugira ngo bawurinde kuri twa dukoko tuba duturutse hanze cyangwa n'ibindi bibazo bindi biba mu mubiri, aho kugira ngo barinde umubiri noneho bakawataka. Rero izo ndwara, izo autoimmune diseases ishobora kwataka organ iyo ari yose mu mubiri wawe, sibyo? Ishobora kwataka ubwonko, ishobora kwataka ahantu henshi, sibyo? Noneho urugero wenda navuga ni nk'iyo bita ni indwara y'uruhu yitwa psoriasis. Abantu wenda ntabwo bayizi cyane, ndaza gushyiraho agafoto muyibone, ariko ino psoriasis ni indwara y'uruhu, abasirikare bayo bataka uruhu, noneho umunsi umwe ukabyuka ugasanga uruhu rwawe rutangiye gukomera, rurahanda ukuntu, sibyo? Ariko noneho ruranakurya, sibyo? Bigatuma ushimaho, hashyuha, ukumva ushimashima urwo ruhu rwawe, bikagutera ikibazo nyine mu buzima nyine. Icyiza navuga ni uko iyo ndwara inavurwa,
ariko noneho iyo imaze n'igihe kinini ugeraho noneho ibyo bintu bigenda biza ku ruhu bikaba n'umukara bikaza ari byinshi cyane ku buryo binagutera n'ibindi bibazo muri society nyine ukumva yuko ufite shame kandi mu by'ukuri byaraturutse kuri ya chronic stress wagize yamaze igihe kirekire ubundi ikana manifestinga kuri skin yawe mu buryo bw'indwara sibyo urwo ni urugero rumwe ntanze ariko autoimmune disease ziri related to stress ni nyinshi cyane ntago nazivuga mu minota 10 gutya ngo nzirangize ariko reka noneho tuvuge twayirinda dute cyangwa twayivura gute umuntu yayigize sibyo kuyirinda cyane cyane cyangwa kuyivura ubundi bijyana na lifestyle changes sibyo lifestyle changes ni uko ngo no guhindura ubuzima bwawe sibyo ukagira ibintu uhindura niba bishoboka kuko byinshi birashoboka sibyo twese turabizi neza yuko nkuko nyine uba ufite stress z'akazi n'ibiki byose hari ibishobora guhinduka mu kazi kawe ushobora gushaka uburyo ubamo efficient ugakoresha igihe gitoya ntugire igihe wastinga cyangwa utakaza ubundi noneho icyo gihe utatakaje ukagikoresha uruhuka sibyo ibyo nabyo ni one way sibyo noneho turetse na lifestyle changes izindi ni social in your social life ukagerageza kuganira n'abantu murabizi iyo uri kumwe n'inshuti zawe umuryango wawe abantu ukunda sibyo mukaba muri kumwe mukishimana biruhura umutwe kandi biruhura n'umutima sibyo ibyo byose ni ibintu utakombye gupinga sibyo kubera ko chronic stress ni ikintu kibi cyane impamvu tuba tugomba gufata akaruhuko no mu byo dukora akazi ni keza tukagakora neza ariko na nyuma yaho tukibuka yuko tuba tugomba kuruhuka kubera ko umubiri w'umuntu ntago ari imashini sibyo ntago wayikoresha buri kanya buri gihe cyose utaruhuka icyo gihe ntago waba uri gutekereza ku hazaza hawe heza kubera ko umubiri w'umuntu ukomeza nyine rimwe na rimwe tuba tugomba kuva muri ibyo by'akazi tukaruhuka ubundi tukagasubiramo turi fresh ni nabwo tugakora neza sibyo noneho ikindi ni kwa muganga umuntu aramutse afite chronic stress akumva imurembeje pe ashobora gusura kwa muganga akajya kwa muganga muri mental health kwa muganga baragufasha dufite abaganga babibashije kandi babifitiye ubunararibonye babizi neza bashobora kudufasha none ikindi navuga yuko natwe hano kuri ino chaîne tubafasha cyane ni ibyerekeranye na siporo ugerageza mu kanya gato kawe ubonye ukore agasiporo ugorora umubiri wawe imyitozo ngororamubiri ziri mu bintu bituma umubiri uruhuka kandi bikakurinda niyo chronic stress muri make rero nibyo nagira ngo tuvuge ubundi ntimwibagirwe gukanda like kandi mu subscribing ubundi as always turabakunda turabishimiye ubundi see you next time.